ngo umugore wa mbere mwiza mwisi ni Mukamutera. Ko mutabyemera ni Mukamutera kuko ni niyemera nta uzanyemera muri mwe. Umugore mwisi mwiza ni Mukamutera. Niko njye ubyiringiro byanjye bibwira. Niyemeye nta wanyemera. Ngomeza TV, Ngomeza TV yanje, Ngomeza TV yawe. Akagutana ku ntebe ya mbere. Ariko Imana yabwiye abantu bafite ishusho yo guhinduka, ariko hateretse igirekane kivuga ngo rwose. Iyi rwose yisobanura kumaramaza, kuko iyo bamaramaje mu bintu wagiyemo usa nabyo. Bwira bene so gusa n'ibyo wagiyemo. Niyo cano yonyine wasanga ijambo ry'Imana wivuga butumwa ritandukanye. Indirimbo z'abahanzi n'iz'amakorali atandukanye wabisanga kuri Ngomeza TV. Ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima bishimwa n'Imana. Ngo ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Hepfo akavuga kandi mwishushanye nk'ab'iki gihe. Ab'iki gihe barishushanya mukaririmbana kwanga mukarepeta no gucira igice mukaza mu rusengero kunegura mbese kandi akishushanya mwahura ngo Yesu ashimwe. Ariko ntimwishushanye nk'ab'iki gihe. Ab'iki gihe Imana irabizi ko bishushanya. Va muri icyo cyiciro, va muri iryo shyirahamwe, va muri iyo komite. Mwabyumvishe? Vayo ngo ahubwo muhinduke rwose. Ngeze ahantu Imana yambwiye ngo genda umbwirire abakristo babonobono bahinduke. Ese kubera iki ko mbona bameze neza? Buriya rubonobono muri abantu Imana yavuzeho yahanye igihano. Niyo byagenda gute ntabwo hazabura abo Imana yasezeranyije ubugingo. Icyakora n'abana bo kuribuka bazaboneka, ariko ubugingo barahari. Icyakora bazabonekamo. Nagerageje gutura Igisenyi bakajya babwira ngo Kabutera yiyakirize. Nababwira atari ko nacyazi babwira. Nkakurura imico yacu ya hano rubonobono. Nkareba sitire z'abagore ba rubonobono. Nkareba n'iz'Igisenyi nkabona ni dance. Ndavuga ati ariko rero kwitonda ukarindira byemeza umutwaro. Icyo nawe ushakaga ni umugabo mwibitseho. Reka mbe mbihoreye. Ariko icyo batangarije ndacyabarurirwa mbonobono. Umva yewe data we, ntawibagirwa iwawe. Munyandike munyanditse uzasiba zabibaswa. Nishaka njya no gufata akagabo munzane mbonobono bashe. Ni iwacu, ni iwacu. Imana umva, hari ibintu biranga abakristo ba rubonobono. Nagezeyo mbona abadamu bitega ibitambaro bitanu. Nabivuze iteraniro rya mbere, mbona umugore wambaye sitire kandi nakaza muri iteraniro kandi bikemera. Avuga ngo bikemera, akaririmba bikemera, agasuka imari bikemera, akadefiriza bikemera, akambara mini bikemera, umusore akambara pakete. Nabyibutse nari nabyibagiwe mu iteraniro. Bikemera, agacuranga bikemera, kandi umuziki akajya yigira ati bikemera. Impano naho zihuriye n'iki? N'umugabo naramubwiye ati iwacu ni rubonobono. Nimpaguruka nzajya nza mubone ngeza, mubone nanjye nakubuye. Kandi rwose ariko mva ngo muhinduke rwose. Imana yambwiye
atahindutse noneho ukabona yarahindutse ntabwo yambaye neza ariko imbuto ze ntizikwereke ko yakishe akamutanga no muri epatisi akamutanga ku ntebe ya mbere ariko Imana yabwiye abantu bafite ishusho yo guhinduka ariko hateretse igirekane kivuga ngo rwose iyi rwose yisobanura kumaramaza kuko iyo wamaramaje mu bintu wagiyemo usa nabyo bwira mwene so gusa n'ibyo wagiyemo sharita usa nabyo sha kakana nakunda kubi cyane ndagakunda cyane kandi iyo munsi umuntu ndabivuga aranabizi ko mukunda ndagukunda pe ntabwo ari byaho byarya bw'abakozi irabwira mu mukate biragaragara ko bagenda barahindutse ariko basimbuka igiherekane cyitwa rwose nahoze mbwira abo mu iteraniro rya mbere iyo umugore yahindutse hariho na rwose ibintu byose bimubera byiza umugabo yamuzanira ipasho niba ari indagara niba ari inyanya abona ari byose kuko yaramaramaje kuba umukristo n'indagara yarazemeye n'ubunyobwa yarabwemeye byose bimubera niyo yambaye musazi niyo yambaye ijipo kurepeta n'umutera isoni byose bimubera ubundi umukristo nyakuri kikubwira ko yakijije ibintu byose bimubera byiza n'abahaye urugero mwabonye ukuntu naje nambaye urukweto nguru n'umweru ishakoshi n'umweru noneho kugira ngo nze kubaha urugero hano n'amasaro harimo utuntu tw'umweru uburyo nshaka igitambaro cy'umweru byari kuba bishayininga ariko naje kubabwira ngo ibintu byose ntukabikakaze ujye ubyoroshya utitetse inyenzi ubundi nababwiye mu iteraniro rya mbere ngo umugore wa mbere mwiza mu isi ni Mukamutera ko mutabyemera ni Mukamutera kuko nimwiyemera ntawe uzanyemera muri mwe umugore w'isi mwiza ni Mukamutera niko njya mu byiringiro byanjye bibwira ntiyemeye ntawanyemera ni ukuvuga rero ko nateze igitambaro cy'umuhondo narangije kwiyemera ziko nabemeje ubundi byitwa no kutabimenya ubundi umukristo yoroshya ubuzima wabyumvishe yoroshya ariko kugira ngo bworoshye ni ukuba warahindutse ukongeraho rwose muhinduke rwose mugize imitima mishya umutima mushya ugira kwihangana ugira urukundo ugira iki kubabarira umutima mushya tuvuze hari ibintu urenga reka babwira nawe y'urugamba n'urubukwe ngo sinzabyara niba zakubeshye ijana nagiye kubwiriza noneho ndagira ubundi sinababwiye ngo Imana iyo yagushyiriye mu muntu ibintu byose biraryoha mwese ndi mu nzi isi yaminkanyari siriye uze kumura udanyerera wagira ngo nisize fondote arakubeshya Yesu afite fondote ya original nameze amabere undi bushya nashimye Imana ikamere ndababwira ngo shima Imana ko nameze amabere nibazaga igituma ukura umugabo w'umusore wifitiye n'ibigango munini ugize gute Silvani warabizi yageze iwanjye wabyumvishe ndavuga azajya abana n'umuntu utagira amabere yari yarasubiye iyo fata igihe cyo gusengera amabere ndashimira Imana ko nameze amabere kuko bari Imana mashya
fata abakozi mbinirwa mbahagarakiye bashyiraho amapave burya n'uparike kameza uzaparike uvuga ngo aha ni mukabwa arashyira amapave kuko Imana yamuhaye amabere. Jean Dodi wagize amasira avuye ubwo si umuze amabere ibindi byose ntabwo mubyumva mujye ahantu mujye mu abantu bakuru ukomere Imana amashyi. Mu yandi magambo ntaciye mu marenga n'ibindi byose byaraje hari icyo bahishe Imana ubuzima runasa byaraje pe. Hari naho nagiye ndavuga ngo shimiye Imana yo mu ijuru yakije moteri ya mukabuteri ikongera ikaka abakuru babwirira Imana ati warakoze abatoya bwebwe n'intangarabuka. Ndashimira Imana yakije moteri ya mukabuteri naho gatoya mwayine murakoma amashyi mutazi n'ibyayo ndabizi ntazi ibyayo n'abari bari ahantu bizi pasiteri bizi Sitiriyane bizi pasiteri wanjye wenda na Bibiye na Benwa abandi mwese ntabwo mubizi. Ndashimira Imana yakije moteri ikongera ikaka. Haleluya. Mugabanye vitesi mugende mu magambo make turi ku ijambo ngo biragaragara ko wahindutse. Imana yambwiye ngo ntibihagije wongeraho iki gihekane cyitwa rwose bisobanura ngo maramaza use n'icyo wagiyemo. Buriya indaya ndayikunda isa n'umwuga kandi ikabigendera nuko nazi kuzunguza ikintu nawe ukizunguza ukaguti kabisa urabikwiriye niba abana yaguhaye wayakoreye. Bwira mwene so usa n'umwuga wagiyemo kora kuba bw'amasirivani namumenye inyuma yawe ase nabyo ni akaga kuba udasa n'umwuga wagiyemo. Nababwiye abo mu itorero rya mbere igituma mubona abagore bacu bo mu itorero bagaragara nk'abahindutse byagera mu gicuku bagasuka ibituta barabura cya gihekane cyitwa baza mwene so ntacyo ubura. Reka Imana n'idanje birareba nanjye nyibarize igituma umugore abona umugabo n'akazi afite yafashe moto ya kredi umugore akayigura mu gitenge cyangwa basi yarangiza akagenda agira ati burya arabura rwose kuko afite rwose yagenda gake ati Viateur yishyura ideni. Niyo mpamvu urenganya umugore wawe hari igihekane yatanze. Wowe wagura igikombe cya verisenke Viateur yaguze yafashe kredi ya $1.5 million y'umuntu ari mu Kristo ubuzima bworoshye agira gute arabworoshye akavuga ati Viateur niyo wazana inyanya tumanze twishyure. Ariko rero nuba Imana igize umupolisi ikambwira ngo genda unyere ku mugore wasinditse icyo gihekane namukwereka afite ibimenyetso usanga yambaye baze iwe wahagera ukabura n'ameza ukabura na bodaboda wabona umugabo ukabona ahora mu ishati imwe ari muri petisiyo reka turabazi biramusaba guhinduka warangiza ugashyiraho igihekane cyitwa rwose bisobanura ngo maramaza.
nahoze mbwira abantu bo mu iteraniro hari kugira ngo wenda nahinduye sitire sinyirwabundi ibihuru ndacyabigenda hari ibituma nsenga kandi niba hari indwara ni ukugwa mu bisubizo nababwiye Silvana heruka Imana yampaye ikindi gipangu cyaka unarimutse mwe kuri grande bariyeri ni wonji bahita muri ST niko bahita nta muzamu ntaki abasirikare baba baraho nturanye n'abasirikare Imana izagutabara ishyiraho n'abarinzi ineza y'Imana yabirimba imbabarire n'incokoze nakuramo n'iyikanzu nkayigurisha imbabarire ineza y'Imana nubwo abandi batayibona ariko narayibonye Mukarutera akagira umwana bahamagara ngo najye kuri Notre Dame nabirapasigiye kubifata mbese byafashe igihe n'ibisubizo ni bibi kandi ni byiza narabirepese bambaza umwana wawe yatsindiye bikanshaka yo ndi kumwe n'umugabo ameze nk'ikiragi nyine yubuze icyo cyongereza azi igifaransa igiswahili akavuga narangiza ku mutima hagati kivuge nanjye nasenze ndi wayasenze ujye usenga twagiye Dubai akajya agenda anandase abazungu nuko nazanye telefone yanjye yatache ngo mbere ukuntu abazungu bansasiraga nanjye nkivugisha urica ndi musase Imana yarabimbwiye ko rukombe nagira imbere y'umuryango i Dubai ukikingura ati nimikingura n'ubundi kare kose ariko meze nk'ikiragi nkameze nka cya kiragi baririmba ariko nabona umugabo arimo kuvugana n'abazungu avuga ibiki n'ibiki nkavuga ati kivuge nanjye yo nasenze niba yasenze uzayundana hariya hantu umushoferi wanzanye yambwiye ngo mpamvisha ngo uretse kwitwara ngo mba ndimo kurya ku mafaranga yawe uribesha ejo bundi nzitwara nuko nishaka yasohoka nitwara mba nakuroresheje namenye kumenya vitesi menya no gufata feri menya kumurira ni shetani ko mozeho cyane yangurukana unageza disi wakwatsi imodoka harimo vitesi ya mbere ngira kugurukana niko mwarimu yambwiye ibintu byose narabimenye urambaza iki ariko ibyo byose kugira ngo bibe buryohe Imana irimo kusaba ngo hinduka ukurikizeho rwose nupfunyikira Imana nawe izagupfunyikira nta kindi gituma abakristo bacu ubona bavangavanga ibintu barahindutse ariko iki gihe cyane cyitwa rwose baragisimbuka kandi wabareba ugasanga babiri wabitegereza ugasanga babiri ariko basimbutse icyo gihaka gishushanya cyangwa gisobanura ngo maramaza use n'ibyo urimo ntazagire umuntu ubabeshya ejo bundi naricaye ndimo gusengesha abantu byagira umunsi nsengera abantu ku cyumweru n'ijoro ndana abantu turimo gusenga abaturutse i Kigali abaturutse ni uku kwa mbere nka 2:08 nkabasezerera noneho ndababwira atari ku bundi nk'ubu nkanjye natinze nje kwereke nimba babwira si abakore bahindutse ariko rwose barabisuka yavuga ati ugiye kwirata ariko se kuvuze ngo ugiye kwirata kuzi Mukarutera wari hano wicaraga kuri iriya ntebe uriya mugabo yicayeho ya mbere ukuntu narize senge ubu nagiye mbabwiye ko mfite amaduka ane
subscribe kuri Nkomeza TV. Nkomeza TV. Kanda like, ukore share, ntiwibagirwe gusiga comment yawe. Nkomeza TV. Nkomeza TV yanjye, Nkomeza TV yawe. Oh.